Twongeye kubiyegereza inshuti za gusengerwa abari mu gihugu cyacu tubahaye ikaze tubizi ko mudukurikira muri benshi kandi tubashimiye uburyo mudukurikiranye kuri gusengerwa n'inama muduha ndetse n'ibitekerezo kandi turi hano ku bwanyu iyo mutubwiye turumva comment zanyu ndetse n'inkunga zanyu biremewe rwose ushobora kujya aho ngaho ukajya kuri momo ukanda akanyenyeri ubundi nakubwira iki ugatera inkunga umurimo w'Imana biremewe nta kibazo. Turi ku ijambo ry'Imana twatangiye tuvuga ku munsi twatangiye tuvuga umunsi turinjira tugaruka tuvuga ku mbaraga z'igihe ndashaka kuvuga umunsi ni umunsi uza, hari umunsi w'ibyishimo, hari umunsi w'umubabaro, hari umunsi w'umunezero, hari umunsi wo kuvuka k'umuntu, hakaba n'umunsi wo gukura umuntu akuriraho. Ubundi narabwiye ngo umuntu agira iminsi mikuru, iyo uyibaze usanga ari iminsi mikuru itatu ikomeye mu buzima busanzwe: umunsi wo kuvuka, umunsi umuntu yubakaho urugo akava mu kiciri cy'urubyiruko akaba umuntu w'umugabo cyangwa se umuntu w'umudamu, hakaba n'undi munsi w'amarira w'umubabaro, ari umunsi utera abantu ihungabana cyane, abandi bagacika intege, abandi bagahinduka imfubyi, abandi bikabazo, umunsi wo kongera Imana ikwishubije. Indi minsi ni iminsi isanzwe, hari iminsi umuntu arangiza kwiga, hari iminsi iyo ni iminsi isanzwe, iminsi umuntu ahabwa promosiyo, ni iminsi isanzwe. Ariko iminsi ikomeye mu buzima bw'umuntu, umunsi wo kuvuka n'umunsi abantu bango twungutse n'igihugu kikavuga ati bagushyire n'urangamimerere bakakwishyira mbese bakakwitaho kiyandikisha bikakomera cyane. Ni umunsi abantu bagushakira amazina, umunsi wo kuvuka n'umunsi ukaze. Hakaba n'umunsi wimuka ugakura abantu bakagutegereza ukazakura ukazashaka. Hakaba n'undi munsi wo gupfa, niyo minsi umuntu agira ikomeye cyane. Hakaba n'indi minsi rero twavuze iminsi mibi cyane igenda iba ku muntu. Uyu munsi turimo turavuga igihe, imbaraga z'igihe. Turi ku munsi wa gatatu, imbaraga z'igihe. Turi kuri rya jambo muri Zaburi ya 86 ku murongo waho wa gatandatu ndetse n'uwa karindwi, ndetse uzasoma usome no ku murongo wa 17 niho turi. Ndasubiramo, uzasoma Zaburi ya 86 gusenga kwa Dawidi, usome ku murongo wa gatandatu n'uwa karindwi, usome ndetse no ku wa 17. Dawidi twese tuzi, wakuriye mu ishyamba. Dawidi ise muramuzi, Yesaya n'abavandimwe be Aminadabu, Bahiriyabo n'Abashama. Dawidi twese tuzi w'umuryango aho ngaho kwa Yesaya aho ngaho niho Dawidi akomoka, aho ngaho naho yibera Dawidi utarigeze wiga, Dawidi utari ufite amafaranga, Dawidi utaracuruzaga, Dawidi utari ufite icyo yakangisha abantu. Nuko Dawidi yarabayeho, Dawidi wiberaga mu ishyamba, Dawidi waragiraga intama za se yibera mu ishyamba, abandi bana bibera kwa se Iserabaretse, ariko Dawidi bari baramuciriye kuba umushumba kujya kuragira intama, niho yiberaga. Uyu Dawidi niwe wasenze amasengesho, niho turi kuvuga yasenze ari mu mbaraga z'igihe. Ageze mu gihe, hari igihe umuntu ageramo agasenga amasengesho azwi n'atazwi, barokore banyamasengesho. Umuntu agasenga amasengesho azwi n'atazwi, nukuri ugasenga amasengesho azwi n'atazwi. Reka dusenge, ntakomeza kuvuga tuye twasenga, kuko ndumva nshaka kuvuga, kumva ubuhanuzi bwinshi, n'umwuka w'Imana hari ibintu byinshi anyongorera kuri iri jambo ry'Imana. Nshaka ko tuganiraho inshuti z'Imana. Imana ifashe iminota nihaye nze kubishyiramo, umwuka w'Imana aranyobora. Ndakuraritse, fata mugenzi wawe umubwire ngo kurikira umukozi w'Imana kuri gusengerwa, wumve imbaraga z'igihe.
Mana mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye. Hari igihe cy'umubabaro, hari igihe cy'agahinda, hari igihe cy'ibikomere, hari igihe cyo gusuzugurwa, hari igihe cyo kwishima, hari igihe kigera gisimburana. Umunsi uko umunsi ubayeho, umunsi ugira n'ibijyaho. Rero ngushimiye ko uyu munsi utureshejeho, tukaba turiho tutarapfuye, kugira ngo tubashe kungurana ibitekerezo, twungurane ijambo ry'Imana. Muri uyu mwanya tuganire ku ijambo ryawe, tuganire ku buhanuzi, twungurane mu masengesho, duhekane kandi tuzagere mu ijoro amahoro, ndetse tukinane mu isi tubashe kugira aho tugera. Urakoze Imana kubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dawidi yari umuntu uzirikana. Dawidi agira amateka menshi, ariko Dawidi yari umuntu uzirikana. Sishaka kuvuga amateka ya Dawidi, sishaka kuyavugaho cyane, ariko Dawidi yari umuntu uzirikana. Asoma iri jambo nasomye, iri jambo nababwiye handitse ngo Uwiteka tegera ugutwi gusenga kwanjye, cyariza ugutwi ijwi ryanjye, kwinginga kwanjye ku munsi w'amakuba yanjye no kuw'ibyago byanjye. Nzakwambaza kuko uzansubiza. Niko yasenze. Yarari mu gihe ari ku munsi yageze, ari kubona ibyago, ari kubona ibibazo, abona nta muntu yatakira, abona ntawe yahamagara, atahamagara tante, atahamagara se wabo, atahamagara mukuru we, atahamagara bakuru we bamwumve, atahamagara nyina. Hari igihe umunsi uza, hari igihe cyiza, imbaraga z'igihe ziraza, n'ababyeyi bakubyaye bakakwanga bakakwibagirwa. Dawidi yaragezeho rero ahantu abona nta wundi wo kwiyambaza, aravuga ngo tegera ugutwi kwinginga kwanjye, tegera ugutwi kwinginga kwanjye. Asenga isengesho. Nusoma iyo umanutse hepfo ugasoma ku murongo wa 17, arasenga asaba n'ikimenyetso. Aravuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko wowe Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Hari igihe abakozi b'Imana tubwiriza muri ry'Imana bavuga ngo ni amatiku. Ntabwo ari amatiku. Yaravuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abanyanga bakirebe bamware. Dawidi yari afite abanzi, kandi yageragezaga kubana n'abantu bose amahoro, akagerageza kwitwararika, ariko imbaraga z'ibihe zikagenda zimuzanira abanzi. Agera aho asenga aravuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Yarageze mu masengesho yo gutegeka. Hari igihe umuntu yinjira mu butware akavuga ati ariko Imana asenga ni Imana yumva, Imana asenga ni Imana itega amatwi, Imana asenga ni Imana indwanirira. Naho yarageze, kandi Imana iramurwaniriye. Yaramurwaniriye. Dawidi uyu nguyu yavuye mu ishyamba. Dawidi uyu nguyu umuhanuzi bita Samweli yaraje amwimikisha amavuta. Dawidi yaje gukomera. Sishaka kubateka ko Dawidi yaje kuva mu ishyamba arakomera. Dawidi warwanye n'indubu, Dawidi warwanye n'intare. Dawidi babwira afite amateka akomeye. Yaje gukomera, arakomera, agira aho bamwimikisha amavuta yo mu ihembe, bamwimikisha amavuta isaha hari, mama wahari, abavandimwe bahari bose, bategura meza. Aho mujya musoma ngo ntunganyiriza ameza mu maso y'abanzi. Ni amateka ya Dawidi. Ntabwo ari ameza rero, ntabwo ari ameza ngo ni ukunegura. Barabaze babaga. Nta mwami wima ngo bareke kutabaga, ntawubaho. N'umugeni iyo yateguye mariage, abantu bategura ibiryo n'ahantu hariho hose habaye ikirori. N'umuntu yazamutse mu ntera, ikimenye
ikimenyetso cy'uko umuntu yazamutse ni ibiryo. Umuntu wese yahawe inshingano mu gipaseri, ikimenyetso ko wazihawe ni ibiryo. Bagusengeye ku budiyakoni, ikimenyetso ko wamuhawe ni ibiryo. Mbese ikintu cyose ni wo munsi rero hateguwe ameza, haleluya, bari hateguwe ameza. Umuhanuzi yari yavuze ngo mutegura ameza muri uyu muryango kwa Yesaya. Imana yanyeretsemo umwami, yanyeretsemo muri uyu muryango hazakomoka umwami ndafashijwe, umwami dewe sinima, umwami uzazanira Isiraheli amahoro, ukabazanira agakiza. Dawidi warwanye na Goliyati akamwicisha ibuye, niwe ndi kuvuga. Ingabo za Sawuli zarahungiye mu myobo. Dawidi yaciye mu minsi, mu igihe cy'imibabaro. Ndashaka kubwira iki? Dawidi igihe yabayemo cy'imibabaro cyose yagiye aba umutsinzi, ntiyigeze yirwanirira. Mujye musoma mwabyara, yagerageje kugenda atsinda. Yego nta hantu umuntu adatsikira, ariko yaragerageje pe, ntako atagize, ntako atari yagize. Tugaruke imbaraga z'igihe. Uyu ni Dawidi, nawe uramuzi. Amateka ya Dawidi na uyu munsi abajya muri Isiraheli barayasura. Ni umwami wabaye ukomeye cyane, ukomeye. Imana imuha ubuyobozi mu kiganza, atari ukubera amashuri, atari ukubera ubuhanga, atari ukubera ubwenge, kubera kubaha Imana. Imana imuha ubwenge, imuha igikundiro, imuha igitinyiro, abantu baramwubaha. Iyo ugerageza kubaha Imana uko waba umeze kose, Imana irakubahisha. Iyo ugerageza gukora imirimo myiza muri Kristo Yesu, uko waba umeze kose, Imana irakubahisha. Ari abantu barakubaha, ari inshuti zirakubaha, uko waba umeze kose urubahwa. Imbaraga z'igihe. Uyu munsi ku mbaraga z'igihe ndashaka kuvuga uburyo umuntu, imbaraga z'igihe zishuka umuntu akibagirwa ahantu yavuye. Igihe imbaraga z'igihe, izi mbaraga z'igihe zashutse Dawidi ndi kubabwira. Ageze mu mbaraga z'igihe amaze kuba umwami, afata umugore w'abandi. Ndashaka kubabwira imbaraga z'igihe uburyo zishuka umuntu akibagirwa. Arimo areba gutya ayibonera umudamu arimo yoga bibazo, afata umudamu w'abandi. Turavuga ku mbaraga z'igihe, imbaraga z'igihe cyo kwibagirwa. Abanyafurika cyangwa se abantu benshi bo muri Afurika, abarokore n'abatari abarokore, hari ikintu dukwiye kumenya, waba warize waba utarize, waba usenga waba udasenga. Uko ngana uyu munsi hariho ibintu ngenda nzirikana umwuka w'Imana yanyinyishije, yagengisha. Icyambere, kutibagirwa uwangiriye neza. Ndagerageza, ntabwo nshobora kwibagirwa umuntu wangiriye neza. Nimba hari ibintu bijya biza, imbaraga z'igihe kiraza. Baho urugero, iyo umuntu ari mu gihe cy'ubukene, yiruka nkajya mu nzu y'Imana gusenga. Ahabonye umuhanuzi, ahashatse umukozi w'Imana, akabagiyeyo. Bamubwira ati umukozi w'Imana ari ibyumba, akajyayo. Bamubwira ati umukozi w'Imana ari Rwamagana, akajyayo. Bamubwira ati twabonye umukozi w'Imana mu Bugarama, mu Mashyuza, akajyayo. Imbaraga z'igihe zikaza. Ayo yasenze koko
ayo bamusengeye koko ijuru rikayumva pe, kuko gusenga iyo umuntu asenze arakingurirwa, imiryango yakinzwe igakinguka. umva imbaraga z'igihe rero kuntu zijya zangiza abarokore zikangiza n'abantu. shitani igidushukira mu mbaraga z'igihe. reka nkubwire, nimba warageze mu gihe cyo gusubizwa, ntiwibagirwe ahantu Imana yakuvanye. uramenye utibagirwa, utazahananuka ugasubira hahandi wavuye. igituma abanyafurika impamvu badatera imbere, mvuga abanyafurika ne kuvuga igihugu cyacu, mvuga abanyafurika muri rusange, dukunda kwibagirwa aho tuvuye. iyo turi mu bibazo turasenga, iyo turi mu gihe cy'imibabaro turasenga tugakutiriza. nukora ubushakashatsi uzasanga abantu badasenga kubera kujya mu ijuru, abantu basenga kubera ko hari ibibazo bahuye nabyo. ibyo ntabwo bishimisha Imana. igishimisha Imana, umuntu yagasenza ashima Imana, umuntu yagasenza avuga ngo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu mubyo nyina byose ndamahoro. iyo ukoze ubushakashatsi usanga abantu basenga kubera ko ibibazo byaje, kubera ko ibibazo watinze mu kigeragezo urasenga. mukuru ayo masengesho uri gusenga ni ukubera ko ukunda Imana, cyangwa ni ukuri wageze mu mbaraga z'igihe cy'umubabaro. igihe kituma usenga ariko ugasenga amasengesho aya dusenga rero yose nababwiye Imana irayumva. umva ibyago ariho ushaka kutwiga. turagenda twagera hahandi ibyo twasengeye. ntabwo mvuga ngo ni ibisubizo, oya si ibisubizo. bombo shikareti, bombo yo ku gati. Imana izanye bombo yo ku gati, ivatiri itaraza, ikamyo itaraza, utari wasubizwa, utari watangira gufasha abakene, ukaba urimanitse, ukaba uragagaye. ishwi urusengero ntiwongera kurwikoza, abaciriritse ntiwongera kubikoza. no umuntu uciriritse ntiwongera kumwikoza. igihe kiyo cyaje cyo gusubizwa uciritse. mbamenyeshe ntabwo ari bose, hoya harimo ababikemye, harimo ababizi, harimo abagize irihishurirwa bararimenya, ariko ni bake. hari abagize irihishurirwa bararimenya, babwira Imana ngo nimba nakize ujye ukomeza kuma gushima. uyu munsi iyo umuntu asengewe agasubizwa, yibagirwa aho yasengeye, akibagirwa uwamusengeye, akibagirwa aho yahigiye imihigo, akibagirwa aho yasengeye, nimba ari muri kiliziya yasengeye, nimba ari padiri wamuhesheje umugisha, nimba ari umukozi Imana wamuhesheje, aha akahibagirwa. shitani kazi kagutwikira ukagira ngo ni ibisubizo. ihishurirwa umwuka w'Imana yamishuri, nuko shitani iraza ikakubikira ikagutwikira. nukora ubushakashatsi urasanga nta n'ubugome ubifitemo, ntabwo nta n'urwango mu bintu ihishurirwa Imana yamishuri, nta n'urwango uyu muntu aba afite. hari abantu bagira ngo aba yaranze abantu, oya ntabwo aba yaranabanze. shitani iraza ikakubikira, wava muri biro ukavamo umugongo ukurya, ukavamo umutwe ukurya, ntiwongere kwibuka gusenga, ukaba witotsi biza, ukicara muri saro. wamara kwicara muri saro igitotsi kikaza ugahita usinzira. imbaraga z'igi ugasinzira, ugakanguka urya utanywa ibinkonda, utanywa ibitotsi, urya usinzira, ugaruka usinzira, ukagenda udandabirana, ukahita uryama ugafurura mu gitanda udasenze. shitani igahita igutangira raporo ako kanya, ikerekana uburyo wasengaga uburara, uburyo
uburyo wasengeraga hasi kuri sima, nta nubwo wasengeraga ku gitanda, waramanukaga ene wasini mandona, waramanukaga ugapfukama hasi ukarira amarira kuzura umukeka, ukarira ukamenya, ugasenga ukabwira Imana, Mana, ugahiga imihigo iyo utazi n'iyo utazi ugahiga Mana. None uyu munsi imbaraga z'igihe cyo gusubizwa zaraje. Braho urasenga, Mwami Yesu ufashe abera bose bamwisi bose bafashe. Imbaraga z'igihe cy'umurengwe ziragatsindwa n'Imana. Imbaraga z'igihe cy'umurengwe zigukura ku Mana. Umuntu wageze ku mbaraga z'igihe cy'umurengwe, amafaranga hata yakoresheje Imana ayajyana mu ndaya. Ahari indaya nziza ahita hamenya. Nyamara muri wa mubabaro uri mu mbaraga z'igihe cy'umubabaro, wajya kuvuga ngo Mwami Yesu, nuntabara nzatanga icya10, nuntabara nzakuririmbira, nuntabara nzaba mu nzu yawe. Imbaraga z'igihe kiraza. Nimba hari ikintu barokore ubutumwa mbazaniye umwuka w'Imana mari, nimba hari ikintu gikomeye, nimba hari ikosa rikomeye abantu bakora, n'imbaraga z'igihe cy'umunezero abantu bageramo, bamara kugeramo bakibagirwa Imana. Ukibagirwa Imana, ukibagirwa uwagusengeye. Reka kumufasha, reka no kumushimira, ariko muhamagara umbwira ati mwene data, muri weekend ko nzabonamo akanya gatoya, akahofu gato cyane, wafasha tukajya gusenga. Erigimba mbwira ndabizi nigeze ngira akazi. Gusenga ufite akazi nibyo, umuntu usenga ufite akazi, umuntu usenga ufite imodoka, umuntu usenga ufite inzu, umuntu usenga ufite urugo rwiza, igurira agashokora, wigurira agashokora, nurangiza ubwira utanga Uwiteka unkomereza amaboko, uri intwari. Gusenga nta bibazo, biravuna kurusha gusenga ufite ibibazo. Bisubiremo, gusenga nta bibazo umuntu afite, bivuna kurusha gusenga ufite ibibazo. Kuko ufite ibibazo, aho uhanga amaso nukugira ngo ibibazo bikuveho. Ariko udafite ibibazo ntiwibuka gusenga, kuko uri mu gihe cyo kudamarara. Aho rero dayimoni w'umujura abakubikiri, dayimoni ruhunukira abakubikiri, dayimoni bwibone abakwibukiri, dayimoni kwibagirwa abakubikiri, dayimoni munyangire abakubikiri. Mvumva nzababwira amazina y'abadayimoni abayubikiri abantu aho ngaho. Dayimoni bunebwe abakubikiri, dayimoni uteza gukosa abakubikiri. Nujya kumva umuntu arahananutse, yarari mu kanunga reka nkubwire, nuba uri mu kanunga hejuru uzateganya no guhananuka no kujya mu kabande. Nuba wageze hejuru mu bushorishori, uzateganye ko ushobora no kuva mu bushorishori ukamanuka ukikubita hasi. Bigwe ubwira Imana ngo nkomereze amaboko Uwiteka. Taganabo enesinimo, bigwe ubuhanuzi ubugira bwawe. Bigwe ubwira Imana ngo unkomereze amaboko aho ngeze. Imbaraga z'igihe zituma umuntu avuga ngo oya, aha seho gusengera kamemu, ngomba gusengera handi hano hameze neza. Iyi gihe imbaraga z'igihe cyo gusuka cyaje, abo musenga n'umuntu ari abaturage ugahindura idini, ukatengera ahantu hajyanye n'ukomeza yagize kuba hasengeraga. Imbaraga z'igihe cy'umunezero ziraza, intebe zigahinduka muri saro, imyenda igahinduka. Imbaraga z'igihe cy'ibisubizo ziraza, imvugo igahinduka, ikositimu zigahinduka, amazina agahinduka. Izo ni imbaraga z'igihe cy'ibisubizo. Bakwita boss. Imbaraga z'igihe cy'ibisubizo zaje witwa boss.
bosi, uratambuka ati bosi, watambuka ati mabuja. Nta muntu uzakwita mabuja wambaye umwenda ucuye ntawe, ariko imbaraga z'ibisubizo sije witwa mabuja. Nutakuzi akwita mabuja. Imbaraga z'ibisubizo zishukana umuntu akazaha nanuka. Umva uko umwuka w'Imana yambwiye ndi gusenga. Umwuka w'Imana yambwiye ngo wowe uri mu mbaraga z'ibisubizo, irinde kwibagirwa aho Imana yakuvanye, irinde kwibagirwa aho wasengeye, irinde kwibagirwa imihigo wahize, irinde kwibagirwa ubutayu Imana yakuvanyemo. Ibuka ko wagendaga ukurura ingorofane, ibuka ko watangiye ucuruza ubunyobwa, ibuka yuko wakoroye watangiye uri umuyede. Irinde kwibagirwa ko wari umufundi, irinde kwibagirwa yuko wahize imihigo, irinde kwibagirwa ko wasengaga azi n'atazwi warabuze urubyaro, irinde kwibagirwa ko wasengaga azi n'atazwi warabuze akazi, irinde kwibagirwa uyu munsi ntukibuka gusenga. Irinde kwibagirwa cya gihe ntiwagiraga impamvu. Umva umwuka w'Imana yambwiye ngo impamvu dayimoni arazikuzanira zirunda imbere. Uheruka gusenga ryari? Impamvu zaraje, impamvu zaraje. Akazi ni kenshi, ibibazo ni byinshi, abana sinabyo, inzu biki. Mana wihangane, iki cya 10 nacyo Mwami Yesu, aya nayo ni make. Umva nkubwire papa, umwuka w'Imana kuntu yo nkubwire ngo bamaso wirinde shitani de wasenimo itaguhananura. Imbaraga z'igihe cy'ibisubizo zituma ubona abantu bose ukabahindura se. Imbaraga z'igihe cy'ibisubizo zitera abantu kurobanurana, abantu bakarobanurana. Abayede bakagendana, abize bakagendana, batarize bakagendana, kubera kuri mu mbaraga z'i mu gihe cy'ibisubizo nturikoze umuntu utarize. Umudamu umwe yambwiye ngo sengera mukozi. Buri kwezi yahazaga umukozi yarahitaga agenda, ukwezi kwashira agahita agenda. Arambwira ati mukozi w'Imana wese sengera umukozi, rwose mfite dayimoni yaduteye iwacu ikomeye cyane, abakozi dayimoni nabateye buri kwezi babagiye. Ndima arambwira ati senge. Ubu abakozi Imana baragoye, nta byifuzo badasengera, n'inzara zakunaniye kuzica zakurayeho uravuga ngo bazisenge, n'umuserebanya utambutse uravuga ngo usengere, n'isura zirya amasukari uravuga ati isura zirya amasukari bagusengera. Imbaraga z'ibisubizo zituma umuntu adasenga. Umudamu ndamubwira nti se mama, ku mwuka w'Imana mbwiye ko impamvu abakozi bagenda ni kangahe ujya ubafata ukabicaza ugasengana nabo. Ngo nguvuze ngo iki? Nguvuze ngo iki mukozi w'Imana? Ngo nkisuzuguza. Uwo mukozi ni ikirema nkawe, ejo yagutungura nawe akajya mu mbaraga z'ibisubizo. Uko ni ukuri, uko ni ukuri. Jya kwa Yozefu. Yozefu yabaye umukozi wo mu rugo, aratungurana aba umwami, bamushinga ibyo kurya, bamushinga umwami, bamushinga ministeri, aba umwami yungiriza umwami, aba umwami wa kabiri. Biri muri Bibiliya. Uyu muntu wimureba ngo umurebe nka puberi, ngo umurebe mubone ari umwanda, mwiyegereze umugire inshuti, nufate igihe nimba ari ku cyumweru musengane n'abandi bana umwicaze, nawe yumve ihumure, yumve gusenga. Hahita bwa ati bujya mabuja arankunda, turasenganye, turice turasenganye. Umuntu azakugaburira, agufurira, aguterera ipasi, akumenyera amata y'abana, akumenyera igikoma, azashyira nk'amabuye ya radiyo uvuge ngo ngawa ngwe. Kubera iki ntumwitayeho? Kutamwitaho kwawe bimuteye umutima mubi. Mudamu arambwira ati mukozi w'Imana nyine Imana imbabarire kandi ubona ndakubwiye imbaraga z'igihe cy'ibisubizo
barokore ndagira ngo mbabwire negira umusozo barokore banyamasengesho bavuga butumwa ba pasiteri bashumba ba mama babyeyi bahanuzi ba bishop wa apotre bayobozi bo mu nzego zitandukanye ukumuka Imana numye ku bantu imbaraga z'ibisubizo ntizikwibagiza ahantu Imana yakuvanye ibisubizo ntibikwibagize ahantu Imana yakuvanye n'ibitizanyo amafaranga n'amatizanyo n'umushyitsi ugenda dore impamvu bidakwiye kukwibagiza iyo umuntu apfuye nta na kimwe ajyana nubwo tubivunikira iyo umuntu agiye nta na kimwe ajyana kuki wibagiwe aho wasengewe kuki wibagiwe aho wahigiye kuki wibagiwe amasengesho bajya gusenga imbaraga z'ibisubizo zaraje wibagirwa aho wasengeraga imbaraga z'ibisubizo zaraje wibagirwa ko wabanaga n'Imana umunsi ni washiraga udahamagara umukozi w'Imana ngo musenge umunsi ni washiraga udafajye mu cyumba cy'amasengesho ngo usenge ku cyumweru ntiwashaka kuba uri mu rugo utagiye gusenga uyu munsi wabihindura bya pasiteri imihigo wahize yakubera urubanza imbere y'Imana ruzatuma utajya mu ijuru kubera imihigo wahize Mana numa akazi zatanga icyacumi Mana numa akazi Mana nzafasha abakene Mana numa akazi nzakubakira kiliziya yawe Mana numa akazi nzafasha abana b'imfubyi Mana numa akazi rwose Mana nzajya ngenda fata kawunga shira abantu fata umuceri shira abantu Mana numa ibyo bintu wahize umwuka w'Imana yambwiye pore ibyo bintu wahize ijuru ryarabyanditse kandi akazi n'umushyitsi mbese nigahagarara utarahiguye uzajya gusaba akazi ibintu byose turavuga tukabanyiza tuvuze ngo Imana ibifashemo kubera iki nta bundi bubasha buhari buruta ubundi ububasha buruta ubundi ni Imana mu masomo mu bintu byose mwivuga butumwa mu buzima busanzwe turangira tuvuze ngo Imana ibifashemo na mariage yurahira uravuga ngo Imana izabifashemo none Imana ne wasinimo Imana watakambiye ikakuvana muri puberi Imana watakambiye ikakuzura bari wapfuye Imana watakambiye ikagutabara bari ugiye kwicwa Imana watakambiye ikakuvana muri rwa rubingo Imana watakambiye ikakuvana muri mayibobo Imana watakambiye ikakuvana kuri wa musozi wanyu mu mashinge Imana watakambiye ikakwicazanya n'abakomeye ko wayibagiwe none ko ugiye kuzagera mu gihe cyo gusubira mu gusaba mu gihe none cyo gusubira mu gusaba uzayiharuswa yihe uzahinjira ute ku muntu atunzwe n'ibintu bitukiri mu isi umwuka n'umubiri birarindwa bitajyaho umugani uko byamera kose uzahora wifuza ndagira nkubwire shuti garukiraho ni ku mwuka w'Imana yambwiye ibuka ibihe wagiraga byo gusenga ibuka amasengesho wajya gusenga buri kwezi hari amasengesho wasengaga buri cyumweru hari amasengesho wasengaga yarawazaketa mandonewe erefa nawe izini mandona ibuka wasenga gutwaye imodoka ibuka wasenga uri kumwe n'abana ibuka amasengesho wasenze banga Imana ni guhura ubyaro ibuka wasenze banga Imana ni gukiza kanseri ene waraba ene kwasini umwuka w'Imana avuganye nawe ngo imbaraga z'ibisubizo zishukana
zirikana ko hashobora kuza umujura ari we Sekibi, ari we Shitani, akaguteza impanuka mu buryo bwo mu mwuka, ukongera ukisanga wageze mu mubande. Mbese wasaba nde? Umwuka w'Imana yambwiye ngo bagarira ibyo ugezeho, bagarira iby'Imana yaguhaye, cunga sana iby'Imana yaguhaye, cunga urugo Imana yaguhaye, cunga diplome Imana yaguhaye, cunga akazi Imana yaguhaye, cunga ubucuruzi Imana yaguhaye, cunga abana Imana yaguhaye. Mwami w'abami, cunga umukumbi Imana yaguhaye, cunga itorero Imana yaguhaye, cunga kandi kubicunga nukuba mu bihe byo gusenga. Injira mu mbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'ibisubizo zijyana n'ikuba mu mbaraga z'amasengesho, kandi ukaba mu masengesho. Imana igufitiye icyaka n'ubwuzu bwinshi no kukubona uvuga ngo ushimwe Mwami, ushimwe, warakoze kubyo wankoreye, ushimwe. Imana igufitiye amatsiko yo kunezezwa, ntunyurwa. Nyurwa naho Imana ikugejeje, kugira ngo Imana irusheho kumugira. Umva uko Umwuka w'Imana yambwiye abantu b'Imana. Imana yambwiye ngo nta mpamvu n'imwe yo gusubiza umuntu wayo inyuma yaremye. Ni twebwe twisubiza inyuma. Abanyafurika nimukora ubushakashatsi, abanyamahanga, aba mu bihugu byo hanze, abazungu n'abandi, iyo Imana ibazamuye mu ntera, barafasha, bakubaka ibigo by'amashuri, barabiba, bagafasha, bakubaka imihanda, barafasha uko bishoboka kose, bagafasha. Ariko wowe shakoshi ni yawe, urukweto n'urwawe, isaha ni yawe, ikiyiko ni icyawe, ipine ni iryawe, petero ni yawe, igiti ni icyawe, ikibanza ni, ibintu byose ni ibyawe, ntawe nturekura kandi nta na kimwe uzajyana. Bimwe birasaza, ntuwe wabasha kubyambara, byazanye uruhumbu, ntiwabyambara, kandi hari umuturanye ugenza n'ibirenge. Mwami Yesu we, yewe byarashaje, imyenda yarashaje, ntiwayambara, ntiyakujyamo, ariko ntushobora kuvanaho ngo utange. Umva uko Umwuka w'Imana yambwiye. Ibuka ahantu Imana yakuvanye muri ya mashinge. Imbaraga z'ibihe by'ibisubizo ze kukwibagiza ahantu Imana yakuvanye, ze kukwibagiza ahantu Imana yakuvanye. Ndagira ngo dusenge. Inshuti wowe unkurikiye, inshuti y'Imana wowe unkurikiye, Imana ntifite gahunda yo kukwambura ibyo yaguhaye. Uramutse wikosoye, Imana izabana nawe. Nubwo ufite intambara nyinshi, nubwo ufite ibigeragezo byinshi, ntibizakuraho imbaraga z'igihe cy'ibisubizo Imana yagutujemo. We kosora inzira zawe, aho utagenda neza ugende neza. Uzi kubona umuntu amaze igihe adaheruka mu nzu y'Imana, adaheruka n'umukozi w'Imana, yahananuka akiruka nkajya mu nzu y'Imana, bari baramwibagiwe aho yagiye. Biragatsindwa n'Imana, kuko abashumba n'abapasiteri n'abakozi b'Imana bihangana, ntacyo akubwira. Arangira ati unarize. Ibyo tuzabivugaho, tuzabivugaho. Ni imbaraga z'ikimwaro. Mu gihe cy'ikimwaro nacyo kigiye igihe cy'ikimwaro, aho wimye ukajya kuhasaba, ni imbaraga z'ikimwaro, naho tuzahagera. Uzi kubona umuntu ari imbere ya pasiteri wamusengeye, akabona akazi, agakora akazi imyaka 10,
ntazane icyacu ntajyane ituro ntanamufasha ntanamugwe n'amazi imbaraga z'ikimwaro zikaza shitani kamukubita umujugujugu n'Imana ikabigiramo uruhare Imana ibigiramo uruhare kugira ngo Imana idatwara ibyawe nuko ibona hari icyo mariye ari abanyarwanda cyangwa se abatuye isi ari icyo mariye itorero ari icyo mariye abantu b'Imana aho ntahujye Imana ibana nawe ariko Imana ibona ibintu byose ari ukwikanyiza nukuri irabihuha bikagenda irabijyana pe kandi ibijyanye wirukanyira hahandi umuntu ahita yibuka ahantu yasengeye ako kanya iyo uri mu bisubizo urahibagirwa ariko yikuvudukanye uhita uhibagirwa ati ye kwa Martine no wasengeye ukabura ukaza ukabaragiye ukabura pfukamye uzi imbaraga z'ikimwaro utari wagerayo ubukora imibare ko uraza kubahinguka kavuga ati Imana yanjye arambaza iki ubuse ukunda bigenza gute ubuse Imana kuko Imana guhera he nkubwa ngo Imana ndengera irinde iryo kosa ntuzarikemo niko muka Imana yambwiye irinde Imana nigaye Imana niyishyuza Imana umva Imana ikunda umutima unyuzwe hari umuntu wambwiye ngo Imana ngo bayiha n'umutima da aha irenza kuri mutwara yaguhaye amaboko yaguhaye yihibyo uyikorera bihe kose uyisaba kiwo wose uyisaba ndagira ngo dusenge imirimo myiza Imana yaguhereye ubutunzi yaguhereye umugisha kugira ngo ugire imirimo myiza muri Kristo Yesu uwo mumaro muri iki gihe n'igihe kizaza Imana kugira ngo Imana ikuzigame kugira ngo amaboko yawe agume umugisha kugira ngo intambwe zawe zikomeze kugira umugisha kugira ngo iyerekwa rya Imana ikomeze kurishyigikira kugira ngo iterambere rya Imana ikomeze kurishyigikira kugira ngo amashuri yawe Imana ikomeze kuyashyigikira kugira ngo ubukwe bwa Imana ikomeze kubishyigikira gira umutima w'urukundo gukunda Imana abantu b'Imana kule botese newa enemandole pa kugira ngo Imana ikomeze gushyigikira urubyaro ku buzima bwawe gira umutima wo gukunda abantu b'Imana n'itorero gira umutima wo gukunda Imana zirikana kugira ngo Imana ishyigikire ukurama kwawe Imana ibona umuntu nta kintu ayimariye Imana ikabona ntacyo uri kuyimarira ntacyo uri kuyimarira mu itorero ntacyo uri kuyimarira muri sosiyete Imana ikabona ntacyo uyimarira iragucyura ibyo Imana yabimishuriye 2015 nakoze agisida ndise hashika napfuye ni Imana yamishurishurwa inyereka abantu bari gupfa inyereka n'abandi bantu mbona abantu bari gutambuka bambaye imyenda y'imyeru nabona umuntu arimo aratambuka yambaye imyenda y'imyeru na Bibiliya mu ntoki nta kindi afite umwuka w'Imana arambwira ngo abo ni abapasiteri n'abapotere n'abandi bashinzwe baravuga ariko nta kintu bashobora gukorera umuntu no kugira ngo akujyane gusenga uramutegera wowe uzagenda nta kintu ufite gira imirimo y'amaboko ukora nunajyana n'uwo muntu witegere kuko nawe igihe kizagera ubazwe Imana inyereka abantu bari kugenda nta kintu bafite Imana yabo ngo bari bashobora kubona ijuru ariko nta mirimo bafite kandi bariya ntago bafite amahirwe yo kurama shuti marayika w'Imana arambye ngo bariya ntago bafite amahirwe yo kurama umvishurirwa umwuka w'Imana marayika w'Imana arambye ngo igituma umuntu arama ni imirimo myiza akora imirimo myiza niyo ituma umuntu arama imirimo myiza ukora ene wasinimo imirimo myiza mu baturanyi imirimo myiza mu gihugu imirimo myiza mu itorero imirimo myiza ishobora kukuburanira ukagaruka wari wapfuye ndakwifuriza kugira imirimo myiza marayika w'Imana aramwe ngo y'Imana ihaye umuntu umugisha ibigira ngo agira abandi bantu azamura ku ruhande ibigira ngo agira ibindi bikorwa akora bya bintu nabyo bimubera imirimo myiza
nabyo b'imbuto nazo zishibuke nazo zizagere ku bana be, zigere ku buzukuru be nabo barame. Iyo wahombaye Imana nayo iraguhombya. Irinde guhombera Imana. Uzi kugira ngo Imana ihe umuntu miliyoni 50 ajya yirigwa anywa asambana anywa aricyo, uzakanguka isi yaragusize. Garukiraho niko Imana yanumye. Ndagira ngo usengere kugira ngo ugere kuri imirimo myiza. Icyambere nihuse, icyambere kuba mu mbaraga z'ibisubizo. Icyambere n'ubwo ufite amacenga ukibuka ko kuburi hano hejuru hananuka ukikubita hasi, biguheshe guhora usengera icyo wagezeho. Nimba ari akazi ugasengere, nimba ari urubyaro urusengere, nimba ari ministeri yawe uyisengere, nimba ari business uyisengere. Icya kabiri kuzirikana aho wavuganiye n'Imana, ahantu wavuganiye n'Imana, umuntu wagufashije, umumodo wagufashije mu gusenga, umuntu waguhetse mu buryo bw'umwuka akagusengera. Kuzirikana uwo muntu, nimba ari paseri, ahantu wasubirizwe, kuhasubira ukahashimira, gushimira umuntu wagusengeye, gushimira aho wasengeye, kuzirikana ukazirikana. Bizatuma Imana ikomeza kubana nawe mu byo ukora byose. Ikindi gukora neza iby'Imana ikugijejeho, kutibagirwa ukirara. Nimba araraga amajoro usenga, rara unakora. Gukora neza iby'Imana iguhaye, gukora neza akazi Imana iguhaye, gukora neza umurimo w'Imana, gukora neza akaza. Umva umwuka w'Imana ngo akazi ariko kose umuntu ahabwa, yagahabwa muri leta, yagahabwa muri ministeri, yagahabwa mu mishinga itandukanye, yaba uri hanze wagiye hanze, waba uri mu bihugu bitandukanye. Akazi ufite ntago ari imbaraga z'ubwenge bwawe, n'amaboko y'Imana yahabaye kugira ngo kazi ukagire. Ako kazi Imana yakaguhaye kugira ngo ube umunyamumaro muri kino gihe, ntabwo yakaguhaye ngo ube uwo gupfusha ubusa iby'Imana yaguhaye. Ukuri kose n'umwanya ufite n'igihugu urimo naho urimo, Imana yabiguhaye kugira ngo ube umunyamumaro. Igihe kizagera, kandi igihe kizagera uvuge ngo nakoze iki. Rero kugira ngo iby'Imana yaguhaye ubikomeremo, ubirambemo, ubigumemo, ubishikamemo, ugume wunguka, nuko ukomeza kubana n'Imana. Kandi abaguhetse muri cyagiye cy'umubabaro ntubasige inyuma, aho kubiyegereze ubagira inshuti, musengane. Nibwo uri mu byubahiro musengane, njye ngo nyamara sinakibuka ko cyagiye mbabaye, yansunikira isengesho rikagenda. Hanyuma uyu muntu muzakomeza mu ruhane, uzarama, bazakuroga n'ibizagufata, bazatonya n'ibizagufata, bazagamba n'ibizagufata, bazakibico n'ibizagufata. Imana izakomeza kugutunganyiriza meza mu maso y'abanzi bawe. Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti, ubu butumwa ndabutanze Uwiteka. Abantu benshi bageze mu mbaraga z'ibisubizo, barirara, baribagirwa, bararambika umusaraba, bararambika agakiza. Ababyeyi barinde, igihugu cyacu kirinde, abayobozi barinde, abakobwa barinde, ingabo zirinde, abaganga barinde, abashumbu barinde, abahanuzi barinde, abanyamasengesho barinde. Turasenze ngo buri muntu wese umuhe imbaraga zo gucunga izamu rye. Urinde buri muntu wese kwibagirwa. Uwiteka urakoze kuri Imana ibikoze, kandi buri muntu wese umuha imbaraga z'urukundo. Abantu benshi urukundo rwarakamye, ariko turasenga utanga urukundo ku bantu, utanga urukundo ku bantu, utanga urukundo mu gihugu cyacu. Abadiaspora bari hanze baha urukundo, abera bose baha urukundo, East Africa y'urukundo. Twirukanye umudayimoni w'urwango mu izina rya Yesu. Ubwiza bwawe nibuganze ku bantu bawe. Lole parasire bori amandodre, uri Kristo umutabazi. Ngushimiye kuri Imana ibikoze. Buri muntu wese umuha imbaraga zo gutsinda icyaha, kandi buri muntu wese arushaho kuzirikana aho wamugejeje Mwami, kugira ngo urusheho kumeza kumumereza intambwe no kumuteza intambwe ku buryo no kubukeye. Urakoze Mwami, komeza kudufata amako no kwitaho muri byose, mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Imana ibaha umugisha. Ijambo ry'Imana nakagaruka, kandi wowe nkurikiye shishikariza n'abandi gukurikira muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Turimo twiga imbaraga z'igihe, imbaraga z'ibihe. Yesu
abagire neza ibihe ntibiguhindure bye bye.